gatandatu kugeza mu mpera z'iki gihembwe cya kabiri cy'umwaka wa 2000 cy'umwaka w'amashuri wa 2025-2026. N'ubu bukangurambaga tuzakuramo ubutumwa bwinshi butandukanye. Bumwe muri ubu, isukura si igikorwa cy'umwanya muto, ni igikorwa cya buri munsi. Isuku n'isukura dukwiye kuyikora atari ukuvuga ngo tuje ku ishuri gusa, ni ibintu dukwiye kujya tunyuramo buri munsi. Dukaraba amazi meza n'isabune, kwambara inkweto zifuze, kwiyogoshesha, dore ko byabaye n'abahire tukagira Imana bakatuzanira abogoshi mu kigo. Reka dusabe noneho umunyeshuri uhagarariye abandi, ndavuga Duwaye, nawe aze atugezeho bimwe mu bibazo abanyeshuri bahura nabyo bituma bibabera imbogamizi kugira ngo isuku yabo igende neza. Kwirirwa uko mubizi urugendo dukoze harushobora kugira ngo wenda ni nko kugenda bisanzwe kwitemberera n'iki. Iyi ni gahunda ya Fresh Air ku ishuri turi gusangiza no mu bandi bantu muri rusange, kimwe no kujyana n'ababyeyi banyu nabo babimenyereho, hanyuma ibibura muri mwebwe babishiraho ku buryo mwese mu smart mukaba namwe muri kuza Fresh Air ku ishuri. Abanyeshuri dushaka mwambara inkweto kimwe, ibintu byose mukabikora kimwe kugira ngo Fresh Air kumari yayindi. natwe twishimira ubwacu twakoze igikorwa cyiza. Murakoze, nitwa Gasherebuka François Xavier, umuyobozi wa GS Gakoro, ni ishuri riherereye mu murenge wa Rugera, akagari ka Gakoro, umudugudu wa Nyakigezi. Ni ishuri rero rifite abana 842, kongera rikagira n'abarezi 60. Twese rero uyu munsi ukaba ari umunsi wari wihariye kubera ko ni umunsi twabyukiye mu bukangurambaga bw'isuku hose. Mineduc nayo ihereye kuri iyo gahunda ikaba yarateguye gahunda bise Fresh Air ku ishuri. Uyu munsi rero twashatse ni igikorwa tumazemo, twatangiye tariki ya 12 z'ukwa mbere 2026, kikaba kizarangira ku munsi w'isoza ry'igihembwe. Ni umunsi rero twagitangiye hano imbere mu kigo n'abanyeshuri, ariko umunsi twagomba kugeza ubutumwa kuri bose no ku babyeyi, ari ababyeyi b'abana ari n'abandi babyeyi bandi bose n'abandi baturage muri rusange, kugira ngo gahunda turimo dushobore kuba twajyanamo. Ku babyeyi twashaka kwerekana ko ababyeyi bafite uruhare rukomeye mu gutegura umwana kugira ngo aze ku ishuri. Tukabibutsa ko hari ibikoresho bagombye gushakira umwana, cyane cyane ibikoresho byerekeranye n'isuku. Umwana bakamutoza gukaraba mu gitondo, umwana bakamutoza mbere yo kuza ku ishuri, bakamushakira ibikoresho bikwiye, umwana akaba yogesha amenyo, umwana akaba yambaye imyenda, yaba ari imyenda isanzwe cyangwa se n'inkweto, byose akaba ari ibintu bisukuye ku buryo umwana aza ku ishuri ari umwana koko ubona usukuye. Ikindi twababwiye ababyeyi, twabwiye byerekeranye ko turi mu marushanwa y'isuku. Ahasigaye tubasaba yuko nabo badufasha mu gutegura abana muri iyo nzira, abana bakabashakira ibikoresho, abana bakabashakira uburyo batwara ibitabo byabo, ntaba ari ibintu ubona biri mu kajagari, kugira ngo twese ari ababyeyi, ari abanyeshuri, ari abarezi, twese tubyumve kimwe, dushobore kuba twagendera ku murongo umwe. Muri make ngiyo gahunda twaramukiyemo muri uyu munsi. Murakoze.